Gitondo cyiza ku bakunzi bacu aho muri hagiye hatandukanye mu gihugu, twizere ko mwaramutse neza kandi nizere ko mwibutse gusenga mubyutse mu gitondo. Turaje rero ngo tubane mu makuru y'imikino, turara mu ikipe ya Rayon Sport. Amakuru ni menshi, haba ibijyanye no kwandikisha mu banyamuryango wa Rayon Sport, baguze bisi cyane hariya imeze neza cyane, paveri nzira mu myitozo nayo ngo bimeze bite. Ibi byose turaza kubiganiraho rwose muri iki kiganiro. Kugeza kuri ubu Amavubi nayo yahamagaye ikipe igomba kuduserukira mu gushaka tike none igikombe cy'isi, nayo turaza tubinyuremo turebe abakinnyi buryo ibintu bimeze. Nise abakinnyi bahamagawe ntago habajemo kwibeshya ku mutoza Adela Murushi cyangwa se abo yahamagaye na karite zihari, ese byari bikwiye koko? Ibi byose nibyo tuza kuganiraho cyane ko nyine bigomba no kuba byaganirwa. Abarundi batandatu bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'abarundi bakina no shampiyona y'u Rwanda, nabyo ni ibintu navuga ngo bigaragaza urwego rwa shampiyona yacu, kuba abarundi batandatu bose bahamagawe mu ikipe y'igihugu. Ibi byose nibyo tugiye kuza kurambura. Ntabwo ni nyine nuko mubibona, ndi kumwe n'uwo bita Pasi Govinda. Waramutse neza? Amutse neza Ivan Lucky. Ibintu ni amahoro cyane. Umva ko Govinda ameze neza. Gaga, ibintu ni amahoro? Amahoro cyane. Wabonye ugera inaha amahoro? Wabonye ngera hano amahoro, nta kibazo muri rusange, umuntu arashima Uwiteka. Ubwo na Chris ameze neza hariya kuri kamera rwose, wumva timu iruzuye. Tudatinze n'ubundi reka duhere mu ikipe ya Rayon Sport. Bijyanye no ko n'ubundi bashyizeho uburyo ni umunsi ejo hari kuri Zaria Court, umunsi w'ejo nyine yari nk'ibirori byo gutangiza n'ubundi iki gikorwa cyangwa se projet, bashyiraho n'akanyenyeri kuba wakerekisha mu banyamuryango ba Rayon Sport. Wenda Govinda uratunyuramo muri make cyangwa se nyine usemo nk'abanyarwanda brief yabyo n'ubundi. Yego, ni igikorwa navuga cyabaga ku munsi w'ejo, cyabereye Zaria Court, na hari gutegurirwa nyine kuba baronshinga iyi projet yabo. Ni projet bise Gikundiro 702, ariko nyine abanyarwanda basanzwe bayita kanyenyeri. Yego, ni projet irimo ibikorwa byinshi, kuko ni projet irimo kubarura abareyo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ndetse n'uburyo bwo gushakira Rayon Sport icyo nakwita nk'amafaranga. Ubwo ni ubushobozi mu bijyanye n'imigabane. yego, ntabizi ko Rayon Sport hari haje projet yo kuvuga ngo ibe yakurwa muri RDB, muri RGB, yego, igashyirwa muri RDB. Ubwo kikaba cyabava mu bigo bidaharanira inyungu bakaba bajya mu bigo biharanira inyungu. yego, ni projet rero buri munyamuryango uzifuza kugura umugabane azishyura 30,000 ku mugabane umwe. Birashoboka ko wagura imigabane 10, yego, cyangwa iyo ariyo yose bitewe n'ubushobozi bwawe. Ikindi, ayo mafaranga akaba azabikwa kuri, azajya veriswa kuri MTN cyangwa se Airtel bitewe na company ukoresha, ariko bikarangira ashyizwe kuri konte ya banke yitwa A&M ikorana na Rayon Sport. Abantu baramaze no kwimenyera. Ayo mafaranga yamara kugeraho ku mwaka akajya Rayon Sport ikajya yiyungukirwa 12% y'ayo mafaranga. yego, ni igikorwa cyari kirimo ibintu byinshi bagiye bashimira benshi mu bafatanyabikorwa, ndetse nabwo twaje no kumenya ko haje n'ikintu cya bisi. yego, ko nyine bagiye bavuga bimwe mu bikorwa bafite, bagiye no ku gikorwa cyo gushimira umufatanyabikorwa witwa Airtel, ndetse mu kumushimira bavuga yuko ngo yabafashije no kugura bisi. Bisi ngo izaba ihagaze agaciro ka 121 by'amadolari niba mbyibuka neza. Ni hafi miliyoni 140
gutyo hafi 150. Ayo mafaranga akaba azatangwa n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye barimo Airtel, barimo Forza, yego, barimo iyo Skol, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Nyine urumva ni bisi banavuze yuko ngo bamaze gutumiza, yego, kubera ko ubundi ngo bo wifuzaga yuko shampiyona yatangira byibuze yaramaze kuhagera, ariko nyine urumva ntibyakunze kubera ko projet bayitangiye nyuma, kandi urumva ntabwo baba bari butumize amabisi ahari, yego, batumiza ibijyanye na komande yabo, bikorera komande bagatumiza ijyanye n'uko babishaka. Bityo rero bavuga ko ngo igomba kuhagera mu mezi bitarenze amezi 2, kuko komande yo bamaze no kuyitanga byararangiye. Ni projet bazanafashwamo na KBS, yego, kuko nyiri KBS nuko ntayikwibuka izina neza, umureyo nawe uba muri bari abasaza. Ubwo ku kijyanye na projet n'uramushinga bamaze kushinga, yego, SG wahoze ari SG wa Rayon Sport witwa Gakwaya Olivier, we uzabushinzwe iyi projet ya Gikundiro 702. Ndetse ikindi nuko ari projet izafasha Rayon Sport mu kubona amafaranga yo guhemba ndetse no gukoresha recruitment ndetse n'ibindi bikorwa byose bya equipe, yego. Ariko icy'ingenzi umuriro yawe namenya muri uyu mugoroba ngewe nanamenye nuko ikipe ya Rayon Sport witwa Muvunyi, yego, yasabye Tadeyo kugabanya payroll, yarangiza kuyigabanya akaza akamusinyira amasezerano. Ubwo abantu bazi bya banki bahita babyumva, yego, akamuha access kuri banki kuri account ya Paul Muvunyi, itariki bemeje wenda niba ari 30, yego, zajya zigera Rayon Sport kuri konti yawe wenda nta mafaranga ariho yo guhemba. Amafaranga Rayon Sport ikaba ifite ububasha bwo kujya gufata amafaranga kuri konti ya Muvunyi, yego, bagahemba abakozi, amafaranga yazagera kuri konti ya Rayon akaba yasubizwa kuri konti ya Muvunyi. Bityo Rayon Sport ni ikipe igiye kujya ihembera ku gihe. Wenda Gaga nawe twariho tunabivuga ejo, tuvuga ngo Rayon Sport ibintu birimo nyine bijyanye no gufata imyanzuro, imigurire y'abakinnyi, nyine ubona ko bitaba biri ku murongo neza. Iki kintu cyo kuba bavuga ngo abanyamigabane cyangwa se nyine harimo abakiri bafitemo imigabane, ntabwo bishobora kugabanya ku kajagari n'ibintu bikajya ku murongo, kugira tuzabona ibintu byose biri kugenda ku murongo neza. Turi kujyana neza. Ndakubajije ngo Rayon Sport kugeza kuri ubu nyine byari bimeze kuriya, ubona ko ibintu biri kugenda bigorana, hari inzego nyine zitumvikana n'iki, ariko kugeza kuri ubu bashyizeho uburyo wenda ukaba wanamenya nk'amafaranga bivuga gutyo, ukaba wari umwe mu bafite ubwo cyangwa se umunyamigabane muri Rayon Sport. Ibyo bintu ntabwo byacaka akavuga cyane ko buriya abantu bashoye amafaranga nyine kuza ubazanira ibintu bidafite karite, barakubwira bati oya twe turatanga amafaranga ariko ibintu byacu bigomba kuba biri ku murongo kandi bikaba ari bya bintu bizabyara umusaruro. Ntabwo Rayon Sport noneho ibintu byajya mu buryo neza bijyanye n'uko n'ubundi nyine haba hari abashoye bategereje iyo nyungu. Birumvikana iyo umuntu yaciye amafaranga ye n'ubundi, yego, ntago aba yashyizemo agamije kuyashyira hari ari nko kubura aho yayashyize, ari nko kuyajugunya. Aba yashyizemo kugira ngo ejo n'ejo bundi azunguke, abone andi yikubyeho, cyangwa umwaka ku mwaka agenda azamuka. Yego, ariko nanone icyo gikorwa bashoyemo ni ukuvuga ngo azunguka ari uko nacyo cyungutse, kuko nikitungura bazahomba. Bivuze yuko rero niyo mpamvu ibyo biba byoroshye, cyangwa se navuga yuko
kugira imigabane nicyo cyiza, ni nabyo twagarukagaho ku munsi w'ejo. yego ni naho hava ka kavuyo ko kuvuga ngo abangaba ntabwo turi kumvikana, ni urwego runaka, ariko ari ufite imigabane myinshi byaba ari byiza. Gusa hari ibyo Govenda agiye avuga, kuko nujya kubyumva hari ukuvuga ngo wenda kari akanyenyeri kabo ni abakunzi runaka bari bwiyandikishe nk'abakunzi ba ekipe, ariko nanone bari bagura n'imigabane yabo, ariko ugasanga hari iyo 50% iri busigare yego muri ekipe. rero nakibaza, ndumva bisa nkaho wenda byagorana. yego ubundi hari uburyo bubiri, hari uburyo bwo kurekura ekipe ukayiha cyangwa ukayishyira ku isoko ry'imari n'imigabane, hanyuma uguze imigabane myinshi muri ba bandi yego akaba ari uyobora abandi bakamwungiriza, ufite imigabane wenda wa kabiri akaba ari wamwungiriza. yego ariko urabona ko ntabwo bashaka kujya gute kuyirekura 100% ngo ibe yayoborwa n'ufite iyo migabane myinshi. rero nujya kureba ku byo bamajije gutangaza cyangwa uburyo bamuritse umushinga wabo, yego nanone nawe ni umushinga mwiza. niba Rayon Sport ku munsi w'ejo, nabyo ndagenda nkotinga ku munsi w'ejo ibyo twagiye tuganira, nagiye tugaruka ku kintu cyitwa ngo Rayon Sport mu gihe ifite intsinzi ntabwo ushobora kumvamo ikibazo niyo haba hari amadeni. yego ariko mu gihe habonetsemo intsinzwi, yaba ari umuyobozi ashaka aho agereka ku mukinnyi, umukinnyi nawe avuga yuko abayobozi batabahaye ibisabwa, n'abafana nabo ugasanga bikomye abakinnyi cyangwa bikomye abayobozi. icyo gihe rero bivuze yuko Rayon Sport ikintu kibasha gutuma ibaho cyangwa se ikaba ifite n'umutuzo, ni uko iba ifite uburyo cyangwa se ubushobozi. yego icyo gihe rero nicyo twavuga, aho kugira ngo banyure hano kandi bari abasaza buri wese yavuga ngo bari baje gushakira uburyo ekipe igomba kubaho iri stable kandi igahatanira ibikombe, ntiwatanira ibikombe udafite ubushobozi. yego natanze n'urugero, hari abaza bakagura abakinnyi, turimo turanareba n'ibihanga bafite mu kibuga. twabonye Muvunyi uburyo yaje muri shampiyona bwa mbere muri Fazari, yego amotive umuntu witwa Kadime Ndiaye amuha prime ya clean sheet. twabonaga uburyo Kadime yabaga yabakaniye match, yego byasubiye inyuma, Kadime asubira inyuma, bisa nkaho ya prime nanone yavuyeho. ibyo rero bivuze iki? nujya kureba nk'icyo Govenda aravuga ati wenda muhaye access kuri konti ye, kuba yazahembera igihe wenda amafaranga yazaboneka bakamwishyura. yego nacyo ni ikintu cyiza, ariko se nanone barajya gukuraho wenda iyo payroll bayigabanye, ntibiri buze guteza wenda ikibazo nanone mu bakinnyi. gusa umukinnyi wasinyishije uraza kumugabanyiriza payroll, ariko cyangwa hari ukuntu utari kubyumva. basabye kugabanya payroll by'abakinnyi mu buryo bwo kugabanya expense. Umvikana ko Rayon Sport yahemaga miliyoni 54, Rayon Sport y'abagore ndetse n'abagabo biteranyije. y'abagore rabigenderamo, hari zo zibigenderamo. uburyo birakorwa mu buryo bwo kugabanya payroll. twabonye ko abakinnyi 4 bagomba kutizwa, bazumvikana n'amakipe azabagura uburyo bagomba kushakirwa imishahara, kereka niba fatanshirije ndetse bagire nabo barekura, kuko aka kamwanya ni Rayon Sport ifite abakinnyi ngira ngo niba mbyibuka neza bari 34, ahubwo bashaka banarenga abo bakinnyi 34. hagomba gusohoka byibuza abakinnyi batari munsi y'8. abakinnyi 8 amafaranga yabo niyo zaba ari miliyoni 10 gusa, cyangwa niyo zaba ari 8. yego byumvikane ko hari kiba kimanutseho. kuba hari ikintu kigabanutseho rero, ibyo nibyo n'ubundi bashaka.
kubera yuko barabibona neza yuko isi y'umupira iri kugenda isiga Rayon Sport sinzi niba namwe mubibona uburyo umupira wakinwaga cyangwa uburyo wayoborwaga 2015 bitandukanye n'ubu ngubu mbere washoboraga kugura umukinnyi wa miliyoni 10 akaba ari umukinnyi hatari yego ariko ubu ngubu wa miliyoni 10 ni wa undi umaze imyaka 2 adakina uje kwizurira kariyeri kandi ibyo si byo bashaka ubwo bati rero twareba ukuntu tureba uburyo twagabanya payroll yego nyuma yo kuyigabanya ejo cyangwa ejo bundi ni nabwo turi bugende tujyanye projet byibuze mu kumufatanyabikorwa runaka tubwire tuti dore duhemba gutya na gutya dusohora gutya na gutya yego twinjiza ya naya naya urabona ko tuburaya kugira ngo byibuze tubalance bitabo none ntabwo wayaduha tukajya tugufasha nawe muri ubu buryo ariko nicyo kintu ngo bashaka gushyira imbere cyane uwitwa Meya Abdara ganira na bagenzi bacu yavuze ko ngo uburyo bo bashaka gutwara Rayon Sport ndetse n'iyi projet ya Kanyenyeri 702 bashaka no kuzayigira platform abantu bazajya banamamazaho rwa rwego rwo kubona Akanyenyeri se bakakamamazaho sakora website yako uri kujya kure cyane wowe ibitekerezo biri kure kavuga rero wa musaza turi kumwe cyangwa wasigaye turi kumwe bana wonya tutari kumwe rwose bazakora website ndetse n'akara Kanyenyeri hari message zigenda ziza boherereza abanyamuryango bayo uko bagenda kubwira umuntu uti dore dufite abantu wenda miliyoni 2 muri system yego zana wenda miliyoni 50 cyangwa biroroha nyine kuko ufite popularité tukwamamarize muri ubu buryo kuko bizagera kuri benshi yego ntago ari ikintu gikomeye kubwira abantu si umugore simukadi wenda z'iyi kampani runaka bitewe n'uko wenda bazanye amafaranga ntago ari ibintu byagorana bityo rero njye ntekereza ko ni projet nziza izafasha Rayon Sport kwigira ndetse nibyamuka bibahiriye ntihazemo ka kantu n'ubundi dusanzwe tuzi hazemo kwivanga kuko ibintu n'ubundi bigenda ku murongo bikarangira hari ukuntu bigenze yaba ari projet iri buraninga umwaka wa kabiri yaba ari ikipe ikomeye cyane kubera ko rega mujye mwibuka ko even na Simba ndetse na Yanga yego ntabwo bajya batangira na budget ya miliyari n'igice bayifite kuri konti ibintu wenda by'ama get collection itarazaho abafatanyabikorwa bataraza kuri konti hakaba hariho miliyari kuri konti yego amakipe make yatangirana ayo mafaranga miliyari kuzamura amafaranga ari ibintu bikomeye ayo mafaranga yagufasha gukompeta ku bantu nyafurika cyane kubera ko ubwo uzaninjiza mu bundi buryo yego bitewe n'uko uzaba wabonye amafaranga yo kuba wagura umukinnyi mwiza za projet zindi utangira kugenda uraninga ariko kazamo akantu kadute bavuga ati ubundi si ubwa mbere bije haje ibintu by'amakarita yego aza ya Mastercard ya Sadati Gona za Mastercard n'ibindi yego byose bigenda bifailinga ariko urebye uburyo ibi ngibi byubatse nashoboka ko rwose ejo cyangwa ejo bundi turi bubonere Rayon Sport niramuka ihwiriwe n'ibi bintu yabiri ku rundi rwego ngewe wenda nabonaga ikipe ya Rayon Sport kuba bavanga ibintu by'imigabane umuntu akaza akaguramo imigabane byayifasha cyane kuko niba twicaye ahantu warashoye mwayawe nayo narashoye mwayanjye kandi twese dukeneye izo nyungu ntabwo tuzazana ibintu cyangwa nta muntu uzatuza inyuma ngo atubeshye ku bintu tutazi yego tuba turishuwa ko ibintu tugiye gukora nyine bigomba kurya niba tuvuga ngo tugiye kugura abakinnyi 3
turareba abakinnyi batatu nyine babandi nyine avuga ngo bari ku rwego ntabwo turi hamagara umuntu ngo none se nta mukinnyi watubonera turashaka rero umuntu ubishinzwe kugira ngo atuzanire wa mukinnyi nyine ugomba kuduha ya nyungu dukeneye. niyo mpamvu babanje gushaka project manager. niyo mpamvu bashatse project manager. rero njye umuntu ukorera siporo wenda yego n'ibiyihira neza kandi mbona ko abanyamigabane nibaza ntabwo bizabura kubahira amahirwe menshi bizabahira kuko ntabwo uzakinira mu mafaranga y'umuntu kandi nawe uzi ko washyizemo ayawe ntabwo wayakinamo kandi ari menshi. hazazamo ikintu cya seriousness mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport aho nyine tuzabona n'ubundi ni Rayon Sport haba mu gufata imyanzuro haba mu bijyanye n'imiyoborere byose izaba iri seriye nta bintu byo kuzana nyine ibintu nk'ibyo byo ku ruhande bindi birimo. ubu Rayon Sport dushaka kuzabona nyine urumva iby'amafaranga byo bizaba byamaze gusa nk'aho bikimo kuko nyine bazazana ayo mafaranga niho tubone noneho ibaye seriye noneho wenda tubone yanagera kure muri izi competition zose yo gukina ndetse na champion. ariko ubwo muri gutekereza Rayon ihemberwa ku gihe Rayon Sport ihembera ku gihe iyo byaba ibyo gusa yaba atari bubure atabura ari hariya kuri konte umufana avuga ati ndajya gushyigikira umukinnyi afite motive ari motive yego ari bugendere muri kiriya kibisi nabonye ejo hari abatamu turi kumwe wenda bo barababonye ejo twari haruguru bari kumbwira ngo ndi ko wazatse ikipe yanyu gute nyine ambere murayibona imyanya bigoye man kujya gukina n'umutaramu uhembwa ku itariki 25 uzategereza imyaka ibiri utegereza amezi 6 ashira nta kintu urabona ariko nyine ukumva ni nabyo ariko Rayon Sport iramutse ihemberwa ku gihe ibintu ari ku murongo neza Rayon Sport yameze neza ariko ikamera neza ariko babakinnyi baje yabamara nibaze rwose Senegalese bahagere ubundi bashaka na 60 ubundi babahembere ku gihe kuri munsi ntabaje wenda kugeza ku wa gatatu ejo cyangwa se akaba ari no mu nzira baza tutarabimenya amenya uhisukuraho amenya ariko ejo tuzatwamenya amakuru afatika ariko nyine Rayon Sport yameze neza bijyanye ni gahunda bajemo ubwo se akanyenyeri abarindwi na kabiri none se ikibazo njye nibaza mbariza n'abafana cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport abifuza no gutanga nyine niwo musanzu ako kanyenyeri 702 urwego niho utangira iyo migabane yego abanza ugakanda ukiyandikisha niho ukavaho kongera ugasubiraho noneho iyo wamaze kwiyandikisha tuguha umugabane noneho banza ukabona nta giciro cy'umugabane se ufite kugeza kuri ubu si 30 umugabane umwe ni 30 yego cyangwa ukaba wagura myinshi bitewe n'uko wowe ubishaka ngo se byunguka gute bagiye bashyiraho inyungu se z'uko sibwo banajya kwa ababosi muri urubuga nyine porogaramu yatangiye kuruhaninga mu gihe itararana ngoga ni umukire tubana hano amena mu mwanya n'imigabane 10 ndawogora imigabane 10 ariko ikibazo ni ukwizera ko bizaranira wowe nk'imigabane biraninga nawugura da ukuba witeganyirije uzabazaza kuwukenera nyuma bizagora proje araninze neza ni ukuvuga ngo wa mugabane wa nk'ibihumbi 100 niba ari ikintu kibamo amafaranga iki kintu cyitwa imigabane nicyo bita niba ngo impapuro mpeshamyenda muri banki ukagenda ukagura ziriya mpapuro nyine umuntu yavuze ngo impapuro umuntu arakona atabisobanukirwa ariko nabyo biba bimeze nk'imigabane uvuga ngo urazigura iyo uko bigenda bizamuka ugenda nawe agafaranga kiyongera none wa mugabane wabo niba waratangiye nk'ubu ngubu wenda urugero nko kuri Rayon jiraninze neza uyu mwaka watanze 30,000 uyu mwaka utaha ushobora kwisanga kugira ngo umugabane wawe ubure kure yego ugasanga ugeze nko mu 500 kandi warawuguza ngahe 30,000 byawe z'amanyarwanda
noneho nko mu myaka 2 ugasanga uri nko muri miliyoni 100. Aho rero niho ugenda wungukira. aho rero yamenemo rwose ahubwo buretse gahunda kanda kajwigirize ndawugura umugabane muri Murera rwose. ubwo se si ibyo kubijyanye na gahunda cyangwa se projet ya Rayon Sport nabonye bisi ariko izaba ari igikoko. izaba ari igikoko. iriya bisi ni nziza cyane ubwo nawe no kwitaha. Bisi ni igikoko. abona ngo bita wasiravuga ngo ivura ngo imbavu harya ngo bitara bararwaye rero ngazatsinda ngo kubera bisi. iriya bisi ngo amaguru ye ni maremare yagenda mu zindi nabona mu tumodoka duto akihina wahita rwara. ubwo nibyo muri projet ya Rayon Sport n'ubundi bijyanye n'uko nyine bagomba kuba babona abafatanyabikorwa cyangwa se abanyamigabane, ariko yabonye n'umufatanyabikorwa Airtel. ubwo nabyo ngo Airtel nawe yatanze cyangwa se ateye inkunga n'ubundi mu kubonera bisi. ubwo yashemo amafaranga nabonye no bayimurika ku nyine ubugaragaza ko bisi zaba imeze buryo izaba designinze mu mabara ya Rayon Sport. hariho n'abafatanyabikorwa yaba ba Skol yaba za Airtel za Frozen n'abandi bagiye batandukanye. ubona ko nyine ni bisi iri ku rwego mpuzamahanga cyangwa se bisi igendanye n'igihe. ntekereza yuko n'ibitaba nka bya bindi kuko nibuka yuko zavuzwe hagati yayo na Rayon Sport na APR zavuze izi bisi shampiyona ikirangira. ahubwo niba nanibuka ntago ari igihe cya shampiyona ahubwo barimo bayisoza bose bavuga yuko bagiye kuzana bisi mu ntangiriro ariko kuzibona byaje kuba ikibazo. ntekereza ko rero wenda nibiza kwihuta kubera n'umushinga bisi kaza kuboneka kiba ari ikintu cyiza, ariko kubona amakipe yitwa ngo ni makuru ukabona nta na bisi bagira kiba ari ikibazo. nubwo APR igendamo mu ya RDF ari ikipe yaho, ariko nanone si ikipe ikwiye kugenda ibrandinzeho RDF ntumenye ngo ni APR inyuzeho cyangwa ngo ubone Rayon Sport iri muri kwasiteri isanzwe umenye ngo ni Rayon inyuzeho. siko ubonye na Rayon Sport igiye mu myitozo ntabwo wayimenya hatarimo uwambaye jezi ya Rayon. bose bagenda nta jezi bambaye usibye umutoza aba yitwaye ari mu kamodoka azuzi bajyana mu modoka ahubwo arijyana na Mugemana biterwa n'uwo munsi bari kumwe. rero uyibonye nka kuri igende bafata ku muhanda akanyago ntago wamenya ko ariyo. ubwo rero biba ari ibibazo. ngewe wimenya gusa imenya wa wundi twabamenya kuko tuzi abakinnyi uvinda aho yazi plaque y'imodoka igiye batwara kandi niyo modoka isanzwe ntago wayiyoberwa. Rwanda tukabiri se aho wamwumvise cyangwa nanjye nibuka ko hariho 2 ihera ariko izindi sinziwe 6-2 n'ubundi mubare ubanza imbere. ubwo nuko ni bisi rero itwaye ibihumbi 135 by'amadolari n'undi cyangwa se ni miliyoni asaga miliyoni 200 z'amanyarwanda. ni bisi igendanye n'igihe n'ubundi nyine kurumva ntabwo wagura bisi cyashya muri iyi minsi tabanze no kureba n'ubundi imiterere bavuze ko nyine ijyanye n'imiterere y'u Rwanda n'ubundi. ubwo nuko bimeze ni bisi nyine nayo izabafasha mu bijyanye na transport cyane ko bagomba kujya no mu ntara bakajya gukina. Pavel Nzira mu myitozo mu Nzove naho yamaze kwasesekara ariko ngo ari gukora agatangaza cyangwa se bishya bwana Govinda. birenze ku mugani w'umuvandimwe ngari gukora ibishya bari gukora udushya ngo ntabwo imipira ikiri gusamwa muri bwa buryo ntabwo bari gushyira ku gatuza. umuvandimwe yararutanze ngiye wandoranya kabisa mu gitondo nahuranye ejo abantu barabizi ko Pavel yerekaniwe kuri 15 kuri Rayon Day. yego nyuma hamenyekana yuko
ngo yerekanwe atasinye, yego yerekanwe atasinye, kwari kugira ngo kugira ngo rwose afashe abareyo, afashe basaza, akanyamuneza kaboneke kuri isi y'igikundiro cyane. yanze kubatenguha ariko mu by'ukuri yari atarasinye. yego ibiganiro birakomeza nyuma ya Rayon Day, ndetse ngira ngo hagiye havugwa byinshi. yego gusa hari umuntu utazi story za sheke banze gusinyaho kugira ngo Pavel abone amafaranga. Ibyo byose byabaga Pavel ari hari yategereje avuga ati isaha n'isaha ngiye mu amafaranga nsinye. yego ku munsi wo ku wa mbere mu gitondo nibwo umwe mu bayobozi noneho yavuze ati noneho reka ibintu tubishyire ku musozo, birangira bamusinyishije amasezerano y'umwaka umwe. yego miliyoni ze 18 barazimukacika ku munsi w'ejo asesekara mu myitozo. abareyo benshi bari bitabiriye imyitozo baramwishimira, tangirana gukorana n'abandi, ubona ko ni added value ni ikipe ya Rayon Sport kubera ko rirazamu byasaga naho rihangaye pe ku mugani wa Wasiri. yego hari ukuntu ngo bazatsinda APR ngo 6-0 ngo rirazamu bazajya bawufata ngo batere passe 200 ngo nibangiza batere mu izamu ritari mu ngo rirazamu nta muzamu. mu gitego ngo tuzatsindira inyuma surface de réparation ngo ntabwo tuzakibara. mu gitego kivuye kuri corner ngo ntabwo tuzakibara. arabizi neza. mu gitego cya penalty akoze nambabarira ntacyo tuzabara. ibitego bizabarwa ngo nibyo batanze passe 200 ngo kandi ngo muri surface de réparation ariho batereye. ifite ubushobozi gatera mu izamu ritari mu muntu. bafite ubushobozi bwo gutangiza pasi. bajye bambabarira niba bajya batangaza nibijya binarangira bajye bagaruka babisubirane banarebe naho ibintu bigeze. batubwire gusa ni ikintu cyiza kuri Rayon. yego ntabwo izamu ryabo ryari riri safe cyane ku buryo wakikomanga ku gatuza ukavuga ngo tugiye mu marushanwa mpuzamahanga cyangwa se tumaze imyaka 6 nta gikombe duhatanira cyangwa se dutwara. yego rero muri hamwe muri position ikomeye inagufasha kuba wakegukana igikombe no mu zamu harimo. mu gihe rero hajegajega hadashobora gusova equipe muri cyagiye gikomeye no kuvuga ko utabasha kugera kuri za ntego zawe. Ko babonye umuzamu ufite experience nka Pavel, ntekereza yuko maginga yangagiye na champion itangiye ari mu izamu. yego niwe muzamu navuga ngo bafite experience kandi waba ari n'umuzamu mwiza. sinzi iyindi kipe yari ifite umuzamu wenda waba arusha Pavel, kuko nujya kureba mu izamu rya APR ukareba APR amakosa muri iyi minsi arimo arakora nko kuri imikino 2 n'ibitego 2 atanze ku mukino wa zamu. yego igitego kimwe bapasha umupira nubwo hazamo n'aherereza abadefenseri, ariko wareba yego polisi, wareba Kigali, wareba na Kiyovu, ubona yuko Pavel afite urwego ruri hejuru y'abandi pari raporo. ntekereza ko Rayon Sport izaba ifite umuzamu mwiza hari inyuma iri safe. ngo nuko Rayon Sport kugeza kuri ubu wenda Govinda umuzamu byakunze wenda tuvuze ngo abasenegari baje funganye na Yusu bahari. Rayon Sport niyo hantu habisigaranye ikibazo nka retushe ebyiri yakora byibura tukavuga ngo byibura za kompete. Oya Senegal bahari. Mbere na mbere ngewe ndabanza nshaka umukinnyi kuri nomero 6 hirengagirire ko ari safe na ntarindwa ndetse na Richard ushobora kuhakina. yego
ariko cyane ndongera nsubire kuri nomero 6 uri kuri standard yo guheka ikipe nka Rayon Sport. Nimva kuri nomero 6 Rayon Sport mu bwugarize navuga ko ribuze kuba igifitemo akantu yego, ariko navuga ko noneho ko katari cyane kubera yuko niba hari Yusu bakagiramo Rushema bakava bafitemo Kabange Fabrice aho ntekereza ko atari ikibazo cyane. agaruye na Mabrese ntacyo mvuze ahubwo njyewe ndumva bagikeneye rutayizamu kandi rutayizamu we rwose ku Nzovu ku munsi w'ejo hagaragaye umukongomani wese kandi umukongomani ariko we ngo yanze no gukora imyitozo. Yavuze ngo ntago akora imyitozo bataramusinyisha, ntago ari umukinnyi wa test, arashaka kubanza nyine yabaryiye hakiri kare. ariko rutayizamu warakenewe muri Rayon Sport. Njyewe ndi bugwe abakinnyi babiri ntabwo rutayizamu ndetse na nomero 6 yewe rutayizamu babe bane ntusaba hari ko n'umwe nta kigenda tugumana abantu nta kigenda kubera yuko tudashaka kugira umubare munini. Pole nganye n'aba hari Iva hari akadukeneye abataka babiri cyane Bing Bero dukeneye abataka babiri cyarimwe akabuka afite impande nyinshi. Iyo ari ibyo nawe Paveri ntabwo yakabaye yaraje kuko twari dufite batatu. Oya Paveri we no kabarusha nawe kuki utekereza ko batazazana sumwata kubarusha? Rega bariya wenda uzajya batakana na Fari nganye gusa abataka bahari ese ndi sibyo twarebaga ngo Rega Fari nganye niho uko wafata signing yanuze ya Paveri. Rega reka nkubwire ga none se reka buriya reyo sinzi wenda bo uko bari gupanga iyi projet yabo, ariko ubundi bakabaye basinyisha umukinnyi utaje gufasha bara rutayizamu bahari, bakabaye baje basinyisha umukinnyi uje kwitaza bariya ari umusitata ubwo ari we bari ibitego. Niyo mpamvu bari buze gukenera nyine uwa kane kandi hari batatu ba mbere. None se kwa Serumogo urahirenganya? Kwa Serumogo hari ikibazo ariko wibuke ko ubwo birashoboka ko ushobora gufata Kabange ukamujyanayo cyangwa ugashyiraho na Emery. Muri Axe dufite amahitamo menshi ashoboka bitewe n'ibyo umutoza yapanga. Emery sumuza kina era wingi yose ko ariko bitewe n'ibyo umutoza nyine yapanga niyo mpamvu babwiye bitewe n'igitekerezo Kabange ntabwo yabishobora. Kabange yajya barita Kabange yabamara kuko nyine ikintu yabamara umupira uraza ahita wohereza ariko ntabwo agashaka gukina aragafunga agatereke igira imbere akajyana ibyo ntabwo gihari ni kimwe. Nabonaga nyine kira kiganiro cya Meya Murenzi Abdara niwe munyamabanga wa board yavuze yuko bitewe nuko babonye ikipe kuri Rio Day haracyari ibintu byinshi byo gukora, haracyarimo byinshi n'ubundi. ubwo rero bitewe na signing bazabo babona zikenewe, ngewe imyanya nabonye yihutirwa nomero 6 na nomero 9 yego, ubwo hakaba ikibazo cya nomero 2 ziriya Serumogo rega no muri Axe undi hakabaye hajyamo umuntu nawe tutavuga ngo nemeri ngo ufite experience ngo Fabrice ngo ari kuzamuka neza wa muntu nyine nkuko ubu ngubu Yusutu mufata yego, Yusutu mufata ko cyamaze gukomfirima urwego rwe, hakabaye haza undi muntu umeze nkawe ahubwo byibize hakaba competition hakajyamo umuntu umuzima wabikoreye. Njye nuko nivugiye kare Maburo kanseka ariko Yusu ari hariya yanjyanira Mabure n'umuntu witwa Mabure nziza abari defense Mabure wawe akoroze Rayon Sport aka none se ayikoroze itamukoroga ntabwo bizakunda rero ko azayikinira uyu mwaka
uko nyine nabo bazahomba bazajya ku isoko bari guhimana. reka nguhe urugero sindi hano ntabwo ndi kuragura nta nubwo neretswe ariko nibatamusinyisha nawe bazamwinginga muri faze retour bamusinyisha byanze hari inyuma tuzareba simbikubwiye sha uzabibona babure nta cyizere kigihari ki uzabibona tuzareba ubwo wamenye amunzani urimo reka tuzarebe nawe rero mu buzima abantu none muri assistant ya batatu yumva kubi ntabwo ari umuzungu ankoresha iyo mvugo ubwo bumva icyo nshaka kuvuga ntabwo ari umuzungu ntabwo ari umuzungu aba bazungu banyu ndababona hasigayemo bangahe ese icyo igisobanuro cy'abazungu basi uracyumvise muri kuvuga gutyo naracyumvise ubwo nuko ikindi ni uko abakinnyi mu myitozo bavuga yuko ngo icyumweru kitari burenge kimwe igihe baraba batahembwa barahita baparika turi kuvuga ya rugenda urahari cyangwa ikipe nka Rayon Sport ngo bagende mu gihe iki cyumweru harajya ngo turi muri Kibuye iki cyumweru iki turimo turi kuwa kabiri nikirangira kuri konti ntajyaho amafaranga siyo igaragara turongera dutangire tubone ba bakinnyi bahamagarwa na perezida noneho perezida arongera atangira ahamagara abakinnyi noneho wamba barukita ukajya mu nzove mu mwanya abakinnyi bingingaga perezida noneho tiwamba barukajya mu nzove ko niko bitoroshye hari nayo nkura yo hakurya kandi reka mumbwire muri bwa buryo bwanjye kandi urabizi ko ntajya mpusha Yesu nawe yifuzaga yuko yifuzaga ko umuntu witwa Mabure bagomba gukinana kandi iyo defense izaba ikomeye abandi ntabwo yabakuzwaga imibare yawe ibare Mabure atayigoye aricyo yinze bizashakira Mabure kumurwanirira agashahara ko numva ari hafi ni nkuko nawe waryamye kuri inshuti wawe mushangire se kandi Mabure je nta kibazo nta kosa afite experience system yabane yamutoge kandi aragarutse man isaku ya tesu wawe akaraka ni mpamvu ujye nawe ngo ntakirimo yahoya ngo namukoresha ngo ararenze ntimwabibonye reka tugende reka tuve muri reyo ubwo nibyo muri Rayon Sport reka twerekeze n'ubundi mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda twita Amavubi abantu benshi barabizi yazina buriya niryo ntacyo ryica yazina se yica iki se buriya Amavubi umusaza ugira utuma Amavubi kamera ari umutamu arimo yamamaza bati tuzahindura izina tuyite yakujya mu birunga tuyite kuko ikintu cy'Ivubi ngo ni akantu karakurya amasaha abiri wakiza cyangwa nari se ubundi ikibazo ni izina naryo ntiryatera n'umuntu ubwoba iyo ugiye gukina wenda na reserve urayivuga uhera no ku izina utinya hanyuma ugikandagira mu kibuga ugasanga nta kirimo iryo zina naryo riramotiva rero wakina nk'isazi kandi witwa inzovu bwahisazi kandi izitwa za Taifa Stars uko ziza zikabahondagura nakereza ko bazareba n'izindi rikaze cyane wenda izitwa The Three Lions ubona ikoretse kubita za Kosovo na za Lituania natwe za Kosovo twahangana nazo ubwo rero ku munsi w'ejo Adel Amrouche yahamagaye n'undi abakinnyi harya ni Umunya-Tunisia yego ni Umunya-Tunisia Algeria ejo ku munsi w'ejo nyine bahamagaye imbere y'Abanya-Algeria babaga ari bazima mu mitoreze nawe ni muzima nawe arashaje nawe rigari muri za promotion ari muri babandi bagenda bigarutseho uyu mupira uri modern bankiza aba basaza baza kudusaziraho
ubwo no gushaka tike y'igikombe cy'isi na 2026 ni imikino ibiri ikipe y'igihugu igomba kwakirwamo na Nigeria ndetse ikakirwa na Zimbabwe. Uza kuri ubu bamaze kuba bahamagara nyine n'abajya tubanyuremo twihuta tunarebe muri make minota mike ese aba nabo barahagije bijyanye n'ubundi n'abahari bose. Nizabo amagara zamu batatu ni Intwari Fiacre, ni Buhake Clement Twizere na Ishimwe Pierre. Wenda sinzi niba turi bugende kuri poste banzo bacemo wenda bose abadefenseri ni Niyomugabo Claude wa APR FC, Ombarenga afite na APR, Nshimiyimana Emmanuel Gonika Bange wa Rayon Sport, Mutsinzi Ange wa Zira Football Club, akaza Nkurikiyimana Dari Nganji wa Stade Liège, akaza Manzi Thierry wa Al Ahly Tripoli, Kavita Fanuel Mabaya wa Birmingham Region FC, akaza Nduwayo Alex wa APR FC, akaza bita Miles Dylan George Francis Noah Ignot Titusi Petange. Abadifida siasa bakira mu kibuga hagati ni Bizimana Jihad wa Al Ahly Tripoli, Mugisha Bonheur wa Al Masry, akaza bita Ngwanje Brian Clovis wa DP FC, Kayibanda Claude Smith wa Bedford Town, Muhire Keve James FC, hakaza Mukuju Christian wa Elite Football Club, akaza abataka b'imbere ni Mugisha Gilbert wa APR FC, ubwo ni Barafinda, Amoni Ari Enzo wa Anglom FC, akaza Kwizera Georgia wa Rhode Island, akaza Nshuti Innocent wa Esperance Sportif de Zarzis, akaza Ishimwe Aniseti wa Olympique de Beja, akaza Gramahera Bedi wa AC Setif, akaza Gitego Ata cyangwa se Arthur wa FUS Rabat, akaza Ishimwe Jabiru wa Etincelle ndetse na Taniyo David wa Kiyovu Sport. Wenda tugiye kuri buri poste mwizamu ni Intwari Fiacre, Buhake Clement Twizere na Ishimwe Pierre. Hari andi mahitamo y'undi muzamu wenda amurusha kuba afite kuri aba bazamu batatu? Nje sinzi wenda uko niye nabitekereje. Pierre muri match navuga akinye za pre-season atitwayemo neza. Niba igitekerezo cy'umutoza kwari kuzanamo amaraso mashya. Yego. Yakaba yatekereje kuri iyi niyo nkuru Pascal Kanuma wari witwaye neza muri iyi mikino. Bakinnye nkera bahezi kandi ntekereza ko ni n'umwe mu bazamu bagize amanota menshi muri Raturun. Yego. Kuko abandi bazamu Intwari Fiacre amaze igihe adakina. Ariko kuba ari umuzamu navuga duhamagara akadufasha ubwabyo ho nta kibazo mugiraho. Buhake nawe si ibintu byinshi tumuziho kuko nahakina nka championnat yaho babigoranye kuyikurikira. Yego. Ariko nka Pierre sinzi ngo bagendeye ku kibamuhamagara. Nje ku giti cyanjye nka pasi numvaga ari umwanya mwiza wa Kanuma. Ku bazamu batatu sinzi niba usoje ariko yego nje narangiye si igihe cyiza cyo guhamagara Pierre. Ku bazamu batatu ngewe ndaza gutandukana na pasi. Wenda sinzi amakuru ya Kwizera wa Rivier ubu ngubu currently numva ashobora kuba akiri Kigali. Biranasa nkaho sorry n'igihe yagiye asabwa cyangwa se abanyarwanda bamusabira kugaruka byagoranye. Urabona ko ho guhuza no kongera kugaruka mu ikipe y'igihugu bisa nkaho bigoranye. Yego. Ariko ku bandi bahari ujya kureba Yego Fiacre n'ubundi ntakina n'iyi mikino yindi iheruka yayifasha adakina. Basa nkaho abatoza bose bamajije kumwizera ko ariwe nimero ya mbere n'ubwo adakina. Yego. Ariko igiye kuri abazamu basimbura Buhake Clement wari amaze iminsi aza muri ikipe y'igihugu. Ntekereza ko ni umuzamu ntashidikanyaho umuntu adakwiye kugira kubera experience no guhora hatanira wenda na Intwari Fiacre. Ariko kuvuga ngo wenda kuri Pierre wisuzana umuntu witwa Kanuma buriya
performance ni nziza yego iri currently ariko nanone twibuke ko buriya Kanuma yaza kuba afite iyi performance n'umwaka ushize yarayigize yego ariko ikibazo mfite kuri we nanone nibwo agitangira kuba umuzamu wa mbere nawe Kigali yari itaramwizera nk'umuzamu wa mbere ari kuvuga ngo reka tumuhe imikino turebe koko niba yadutwara season iyi pre-season yego yitwaye neza ariko nanone sintekereza ko cyaba ari igihembo ako kanya cyo guhita cyo kujyana muri national team burya national team itandukanye n'aya maclub ntabwo ari ahantu tujya ako kanya none se ukumva ko Pierre ari we wakabaye hamagarwa yego nubwo ko ayo makosa abiri muri iyi mikino ako ni umukinnyi usanzwe umenyera equipe nationale kandi ni wa mukinnyi ushobora kwizera ukavuga ngo icyo gitutu mu gihe Fiacre ataba ameze neza cyangwa buhake Pierre umushyizemo si ubwa mbere yaba abonetse muri equipe ariko se Kanuma wenda habayeho ikibazo ko ntwari ataboneka nabo hake wamwizera ukamushyira muri iryo zamu ryagura n'amakipe niba uri bwizere current utameze neza mbega ari amakosa abiri ntabwo wavuga ngo urahita umujija ngo aya makosa abiri byibuze niyo yonyine rega mwibuke na shampiyona ijya gusoza muribuka igitego afite ese APR hari defense hari defense iri muri Rwanda iri APR currently ni nziza wenda yigereranya nayo ni nziza ni iyi currently ni nziza iyi yigereranya nayo ni yarusha ya polisi aye nka data reka tubivuge ntabwo ndi bubyemereye reka kureba izina ngurebe nuko bari bameze turebe muri imikino ya pre-season uburyo bitwaye bari beza none se we yari mwiza byibuze hari ukuntu byibuze hari ukuntu Barcelona yatsindwaga na 19-20 ariko tukabona exploit individual ya Messi tukabona ko byibuze ikipe abandi bakinnyi bamutereranye hari ni save adakwa ahubwo yakoze ni iyi yakoze ni iyi wenda bose afite uko bimva nyine n'imwe ariko yarakoze ariko se APR ninde mwiza zijya kurangira ntabwo yari umuzamu ukiri mwiza n'ikikwereka ikipe ukuntu atari nziza ahubwo ari ekipe unarebe n'abakinnyi bahamagawe kandi ari imwe mu ma ekipe havagamo abakinnyi benshi muri rero nyine bahamagaye bakina mu Rwanda none se Bukerema ntiyari umudefense mwiza abantu banasunikaga bavuga ngo gukina hagati ya Manzi na Mutsinzi none se kadahamagawe ntabwo ari ku rwego nawe ni ikipe nyine hafi ariko ntabwo Kanuma iyo bagiye guhamagara ntabwo bahamagara ikipe bahamagara individi we witwaye ute ntabwo muri iyi minsi Pierre nta kintu na kimwe Kanuma si menya ntaranahura nawe ariko mu kibuga ariko se Kanuma ari hejuru ya Pierre ijana ibindi bibiri ku ijana ariko hari experience yo gutsindwa sari n'igihembo cyo kuvuga national team ntabwo ari umuntu ahita reka byabasaba tugarukira ntabwo bibaho ubwo niba mudahuriza kuri Pierre azamurika akinisha Ntwari Fiacre mu izamu mu badefenseur ni niwe mugabo Claude uziye ko yazakina babarire ko ibintu by'abazabu aya nta Pierre ubwo wowe ni Pierre ubu ni Kanuma sawa Kanuma niba umutoza yafashe umwanzuro wo gukoresha amasura mashyashya wenda tubize no kugeza tuyagaruka ari gukoresha amasura mashyashya nazane umukinnyi no kwitwara neza kandi na mushyashya utaharamwe none se mureka twimihute mu cyagiye nyageneye amasura mashyashya cyane abantu baza gutanga umusaruro abadefenseur abatwamagaye ntacyo batumariye abadefenseur ni niyo mugabo Claude APR FC Ombarenga afite na APR FC Nshimiyimana Emmanuel Kabango wa Rayon Sport Mutsinzi Ange Jimmy wa Zira Football Club akaza Nkurikiyimana Darhoy Nganji Manzi Thierry Kavita Fanuel Mabaya akaza Ndwaye Alexis ndetse no bita Maes Dilani George Francis wenda nagira ngo abo bashya badufashe tugira amaiki abo bashya se hari Maes yakina muri Standard yego uwo tugize amahirwe akaza aho Fanuel Kavita Maes yanaje n'ubundi
yari yanaje ubwashize yari yaje ariko ntabwo yakinnye. Kavita rero we yakina muri Birmingham Region turabimenyereye sibye ikibazo cy'imvune ubushize yari yagize ariko turabimenyereye nta kibazo. ubwo noneho na Diras ni Maes noneho Maes Dylan akina muri Titus Petange. Abo baze batanga amaraso make abo bavuye hanze wenda bakeneye abo bo nta kibazo ariko numbwira barokora Muranza naho bakina match ntumbwire Musinzi Ajiji Mise na Manzitseri nyine Manzitseri yatwaye igikombe abanza Manzitseri Musinzi Aje bagomba gukina tukise wumva bagomba gukina bagomba gukina bagomba kubihata bashyiremo bita Murikimana Bari Nganji ubundi ngewe cyangwa akabanzi nawe twanzuye bagomba kubihatanira ndamutse ngewe nozi ikipe wahuranye n'abakorera gashya wahuranye reka twikomeze kuri defense nibyo ariko ubwo musobanuriye abantu impamvu bahamagaye Alex bagasiga Yunus kandi amwicaza Nuwayo Alex Yunus yasubiye inyuma nase so washaka uburyo ahamagara umusimbura we nanone none se Nuwayo Alex yakinnye match imwe muri izi pre-season zose yego yakinnye match imwe kuri Gorilla ntabwo yakinnye ya minota ingahe kuri Gorilla yarakinnye nyine muri Dubai kuri bakinaga nk'igice cya mbere bagera nko ku minota 60 bagakuramo nk'abakinnyi barindwi batandatu yego nzabivuga ariko Yunus yakinnye imikino yose Yunus yakinnye match zose kandi igiye kureba Yunus n'amakosa yagiye aba muri defense mbwira buri bitego bibiri byaturutse kuri Yunus ari bihari bibiri kamuyore none se umuntu kucyumva ari Yunus wahamagarwa ntihamagarwa ubundi aho nkibaza ku Kirema atarimo hano Kirema abaye ari umutoza wa APR uhamagara nawe ntiyamuhamagara none se Yunus ari hejuru imbere ya Kirema nawe nibyo ndi kwibaza yego ye ku giti cyanjye yego cyane muri buki gihe nababwiriye ngo Kirema asa n'umuntu uri guhumana na APR ariko mu kipe cy'ugu yakina muri buki gihe nabivugiye nyine bari guhuma APR ariko mu kipe cy'ugu yakina none si muri APR muri club byanze mu kipe y'igihugu niho biri byanze Kirema nabo Kirema byansha reka ngiye ko byanze kura ajya naho ndi mu center back tugera nyine niho hantu hari ikibazo nta bakinnyi dukora ariko reka ubwo rero kanyuza amaso ise bahamagara Emery Bayisenge tangiye gusubiza inyuma dusubije muri bya bihe dukubitwa na za Sudani y'Epfo tuganije kuko muri za Djibouti ushaka iki Djibouti za Chypres irakomeye kirakirwa twatsinze dusubiza kuri n'ubu navuga kirakirwa muri sa birindwi ku busa twatsinze 7 ku busa cya Seychelles na Seychelles ugira ngo dutsinde kugeza kuri n'ubu dukeneye kubaka ikiragano gishyashya sinzi niba muri kubibona kuko abo twagize itaga beza mwaragiteguye nibyo byakabaye biri gukorwa muri iki gihe hategurwa imikino y'ibyiciro byose ariko turajya guhamagara abatarengeje imyaka 17 ngo hoya ngo bari ku ishuri batarengeje imyaka 20 kandi nta bije hari twajya mu batarengeje 23 nta gihe dufite ngo cyo kubitegura kandi dukeneye ko ikipe y'igihugu igira abakinnyi kandi barandi tufite aka kanya twatangiye kuvuga ngo Mborenga ngo arashaje ku myaka 30 nese ubundi kuri kabiri Mborenga bahamagaye ubwo Mborenga ntekereza ko asigaye na Kabange ese bamuhamagaye kuri kabiri nshamagaye kuri kangahe system umutoza azakina sinzi umutoza ariko ni kuri kabiri ni kuri kabiri Kabange haba ari kuri kabiri wenda twihute abantu midfielder sasa bakira mu kibuga hagati ni Bizimana Djihad Mugisha Boneri Ngwabije Brian Clovis nawe turamuzi Kayibanda Claude Smith Muhire Kevin ndetse no bita Mukuju Christian mu kibuga hagati se haro basize abasanzwe bamenyereye bo ni Ruboneka wasigaye ariko Ruboneka nawe twabayigarutseho Ruboneka nawe yasubiye inyuma Kayibanda Claude Smith uyu simuzi so wakina muri Brentford y'abatora muri Brentford Luton Town barimo bita Bedford Town
yego ko yari muri Luton Town y'abakiri bato kugira ngo ni intizanyo banza intizanyo Luton yaramutije muri ikipe ab'imbere Mugisha Gilbert Amoni ari Enzo akaza Kwizera Georgia akaza Nshuti Innocent akaza Ishimwe Aniseti Biramuhira Bedi Gitego Arthur cyase Arthur akaza Ishimwe Jabiru ndetse na Niyo David wa Kiyovu ngo Jabiru ni wa Etincelle wala amasura mashya abiri ni Jabiru na Niyo David Ishimwe Jabiru muri Etincelle Niyo David muri Kiyovu ntekereza ko Niyo David se niwe amahitamo meza kurusha Mutunzi Darcy aho nanjye tubemeranya bagwamugara Darcy ko Darcy we yagiye anatsinda n'ibitego n'uyu yarabitsinze ariko Darcy ntekereza ko niwe witwaye neza kurusha Currently ameze neza kumurusha hari uwo basize Gaga ratake se aba dufite nabo Georgia Kwizera njye nabonye hari ahantu najya mburana kuri ataka uwo bahamagara wese ariko umutoza ari naho ubona ko ari ikintu kimaze kuba umuco muri ikipe y'igihugu Amavubi gikwiye kuzacika abatoza bamwe usanga batumvikana n'abakinnyi ari nabyo naburanaga na Govinda amubwira ntabwo dukeneye abakinnyi yego ngo nuko basanzwe bakina ngo cyangwa nuko ari runaka dukeneye abaza gutanga umusaruro cyane rero niba umutoza hari abakinnyi tuzi yego niba ari n'ibyo bari baranemerewe bakavuga ngo baragorana kuki imbere wagiye kumuzana uzi ko umwemereye ibyo bintu utazabikomeza ngo uzabigezeho yego niba abayeho nk'umupro wowe ugashaka kumufata nk'umuntu utari umupro urumva muzumvikana rero ugasanga abatoza ngubu tugiye kubura serivisi za Hakim Sahaba kandi ari umukinnyi ukina yego none nibanga yani na Samuel Great yari yaravunitse ariko yagarutse muri iyi weekend ubwo yarari kumwe na Raruvier yagarutse muri weekend yakiniye iminota ngira ngo 27 ako se muri wenda mu defenseur uwo bita Christian yagakwiye kuba yahamagawe yego Christian akaba yahamagarwa kuko urabona n'ubundi mpamvu ndadahari Christian guhamagarwa hano ubwo nibyo reka dusoreza aha ubwo sport nakagaruka wakoze cyane Govinda wakoze cyane Gaga wakoze asante sana Chris nawe yakoze cyane ara kuri kamera umugira amahoro y'Imana ariko mujye mwibuka gusenga nyabone Imana niyo mugenga wa byose